Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Let us go into the word of God. Ndashaka kuvuga ku rupfu no kuzuka bya Kristo. I want to talk about death and resurrection of Jesus N'icyo byamaze mu buzima bwacu. and its role in our lives Cyangwa se icyo byari bigamije. and its intention in our lives. Mu by'ukuri ntabwo umuntu yabivuga ngo umare y'ingingo zose watekereza. You cannot exhaust all the points that you can think about. Ariko ibi ni bimwe mu byo guheraho nawe ugakomeza wagukirwa n'ibindi Imana Imana guhishurira. But these are some key points that we can think about, and the Lord can reveal to you as you continue to meditate upon it. Nubwo wenda nari bube navuze ngo Pasika. Though Akaba I ariyo would nyito start y'inyigisho. though I would name this sermon Easter Cyangwa Passover. or Passover, Pasika muri urwo ruzungu bita Passover. the Passover, icyo yabereyeho n'iki kibereyeho uyu munsi ndabikomozaho, ariko nifuje kubisohoreza muri iyi nyito y'uyu mutwe w'ibyo tugiye kwiga. so I'm going to talk about the Passover, its origin, why it was there, and what we are still celebrating. I'm going to talk about it in this sermon. Ndabizi ko benshi babizi, batangiye kwihuta. I know many people know about it. Yuko ijambo Pasika cyangwa Pasaka The word Passover, nyine riva muri izo ndimi z'amahanga it comes from those languages zitari izacu kavukire, which are not local, zisobanuye gutambukwa. which means to be passed on. Ijambo kunyurwaho. To be passed on. Ntabwo wenda ari ryo bahisemo guhita bandika muri Bibiliya. It's not the exact word they used to write in the Bible. Ariko iyo ugiye kureba igisobanuro cy'iryo jambo Pasika, but when you go into the details and you find the meaning of Passover, bisobanuye gutambukwa, nyine kunyurwaho. it means to be passed on. Bikava kuki kugira ngo byitwe uko? Where did it come from so that it can get that name? Batinze mu nsengero cyangwa se bajye basoma Bibiliya. To those who have delayed in the church or who have Ibi si ubwa mbere muri bwe mubyumvise. this is not the first time you have had Ariko kuko inyungu wenda z'abatabimenyereye, but for the sake of those who are new, gatuhace gatoya. let us also go through it Gatoya mu mwanya muto. in a few minutes. Abisirayeli bari mu gihugu cy'uburetwa, gihe bari mu buretwa muri Egiputa. The Israelites, when they were in Egypt in the slavery, igihe cyarageze Imana inyura muri Mose iramubwira ngo ajye gucyura abana ba Isirayeli. time came and the Lord used Moses and told him, I want you to take my children, the children Ndabihina, of ngiye Israel. kubihina. Mose agiye kubwira Farawo ari we wari umutware wa Egiputa. When Moses went to tell Pharaoh, who was the king of Egypt, Farawo yanga kurekura Abisirayeli ngo bave muri ubwo buretwa. then Pharaoh refused to release the children of Israel to go out of slavery. Ibimenyetso Imana yari yamubwiye gukora Mose arabikora, ariko ntabwo undi yigeze arekura Abisirayeli ngo bagende. So Moses performed all the miracles that God had told him, but then Pharaoh continued to deny him, to harden his heart. Imana iramubwira ngo noneho ubwo ari uko bimeze, nanjye ndaza gukomeza nangire umutima wa Farawo. So then God told Moses, so if it is like that, I'm going to continue harden his heart. Noneho nanjye kandi ikindi ndi bukore, ndakomeza nkora ibimenyetso binyuranye, ndamuteza ibyago we n'igihugu cye. I'm going to cause disasters to him and his nation. Noneho igihe kizagera abarekure. And then time will come, then he's going to release them. Imana imuteza ibyago bitandukanye bigeze mu 10. Then God brought different plagues or disasters which are Ariko mbere yuko umuzuro wabyo ugera, yajyaga ahantu akasa n'ugiye kubarekura, yarangiza akongera akisubiraho. But before they came to that number of 10, they could reach to the point and feel like he can release them, but then he would change his mind. Amabwira akantu kamwe kantangaje ndimo gusoma muri aya magambo, nubwo bitari ubwa mbere ariko muri ibi bihe bya corona. Let me tell you one thing that surprised me in these words when I was reading it in time of COVID. Abisirayeli bari muri Egiputa. The Israelites were in Egypt. Egiputa igaterwa n'ibyago Imana yiteje.
Egypt would face the disasters that God has caused them. ariko Bibiliya ikabanga Abisirayeli bo babaga bari nubwo ari muri Egiputa mu gace gato kitwa Gosheni. The Israelites were in a small part called Goshen. Gosheni rero nta na kimwe mu by'Imana yoherezaga nk'akaga kagera ku Banyegiputa kashoboraga kugera ku Bisirayeli. In Goshen, there is no disaster that were attacking Egyptians that attacked Israelites who are in Igihe Goshen. amazi yahindukaga amaraso, When water turned into blood, igihe umukungugu wahindukagamo inda, when the dust turned into lice, igihe ahantu hose huzuraga ibikeri bikaza no mu buriri bw'umwami, when frogs were everywhere and attacking even the king's palace, ibyo byago byose bitandukanye byageraga ku Banyegiputa, ariko i Gosheni bagakomeza bari amahoro. all different plagues were attacking Egyptians, but the Israelites would stay peaceful. Haleluya. Hallelujah. Namenye ko Uwimana ifiteho umugambi nubwo byakihinduriza. I knew that when God has a plan to you, even if things would turn around, Iyo bigeze aho nshaka kwitiza akaririmbo ka Tebo ngo burongera bugacya, when it's n'ejo bugacya. I feel like borrowing the song of Teo, that one he has sung. Yego. Haleluya. Bakomeza bari amahoro i Gosheni. They continue to be peaceful in Goshen. Barategereza igihe cyo kuzasohoka i Gosheni berekeza i Kanani. They waited to the time of going out of Goshen towards Canaan. Farawo akavuga ati ngiye kubarekura, hamagara Imana ibanze nkize ibi bintu. Then Pharaoh would tell Moses, I'm going to release them, call God and take away these plagues. Ariko noneho yamara kumusabira ku Mana yabimukiza, undi ntabisohoze nawe ibyo yavuze. When Moses would pray to God and God takes away the disasters of plagues, then Pharaoh would deny again. Kugeza ubwo Imana yavuze iti noneho ndaza kuraho abana be b'imfura. Until he reached to the point of saying that I'm going to destroy all the firstborns. Yego, ahubwo wowe ubivuze neza kundusha. Buri kintu cyose cyitwa imfura, Everything that is the firstborn, yaba inka, whether a cow, inyana yayo yiriza ubwo, the firstborn of a cow, buri kintu cyose cyavutse ari icya mbere, ari cyo buriza, everything that was the firstborn kiraza gutikira. had to be perished Akunde barekure. so that he can release them. Imana igiye kubikora, When God was going to do it, iravuga ngo hari buze marayika ugenda arimbura. then God said there's an angel who is going to destroy, a destroying Marayika angel. murimbuzi naza, The destroying angel, when he comes, mwebwe aho muri aho ngaho. where you are, Ubwo niba Abisirayeli none barimo kubwirwa, those Israelites were the ones being told, uze gufata abana b'intama get the lamb badafite inenge, without deformity, then slaughter them. uko niko byagenze. That's how it went. Imana aravuga ngo ayo maraso y'izo ntama baze kugenda bayasiga ku nkomanizo z'imiryango. So God told them, that blood of the lambs, you are going to paint it on the doorposts of your doors. Imiryango y'Abisirayeli nyine. On the doorposts of the houses of Israel. Hari buhinduka ikimenyetso So it is going to be a sign. cy'inzu abazirimo badakwiriye kurimburwa. So those houses, whenever there is blood on the doorposts, so that person is not, that house is going to be saved. Marayika urimbura naza kuza, The destroying angel, when he comes, aho ari busange hari amaraso whenever he finds blood, y'igitambo cyatambwe, the sacrifice that was sacrificed, y'intama yatemwe, of the lamb that was slaughtered, urwo rugo ruraza kuba amahoro. Marayika ararutambuka, ntabwo ari bururimbure. that house is going to be saved. The angel is going to keep that house. Uko gutambuka niyo ya pasika muri rwa That rurimi. keeping, or that Passover, Marayika araza gupasinga over that house. the angel is going to pass over that house. Hanyuma iyo Passover niyo pasika. So that Passover is the Jesus. Yesu ahimbazwe. Praise Jesus. Pasika nziza rero kubizeye Kristo. Happy Easter to those who believe in Christ. Pasika bivuze kuba waratambutswe n'uwo mujinya. Easter means to have been passed over by that anger. Urutonde rw'abagomba kurimburwa bajya kubona bakabona izina ryawe ntariho, hari Kristo waserutse.
the list of those who are going to be destroyed, then they see that your name is not there because Jesus Christ was there. And urutonde rw'abagomba kurimburwa bajya kureba bagasanga izina ryawe ntaririho, Kristo yaragusimbuye ku rutonde. Christ came on behalf of you. Yagize gutya uratambukwa hanyuma gusimbura uburizwamo ahantu. Jesus came in your behalf. Kera bajya bambwa iki n'iki kiburizwamo imbere. We used to do. Twe n'amasekuru zacu bikaburizwamo muri Kristo Yesu. Imana yakwitegereza ikabona hari impongane kabango aho ntukoreho. Hariya ntukoreho naranyuzwe. Says that don't touch there, I'm satisfied. Aho ndanezerewe nta burakari I'm nkifite aho happy. ngaho. I don't have anger there. Naranyuzwe. I'm satisfied. Hallelujah. Wani Kristo utamufite inkuru nziza nuko wamwisunga nyine. Hallelujah. Amen. Imana yacu ihimbazwe. Amen. Reka dusome muri Matayo igice cya 28 umurongo wa mbere wihuta ugere ku murongo wa 10. Let us read Matthew chapter 28, verse 1 to 10. Nuko umunsi w'isabato ushize kuwa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika. Ubwo ku bantu batarabyumva neza batazi imvugo za Bibiliya, kuwa mbere w'iminsi 7 n'uyu munsi. So for those who don't know the first day of the 7 days, it means today, Sunday. Isabato ni kuwa gatandatu. The Sabbath is on Saturday, Itangira kuwa gatanu ikigoroba. which starts Friday evening. Hanyuma rero uwa mbere w'iminsi 7 ukaba ku cyumweru buriya. So the first day of the 7 days is today, on Byagenze Sunday. bite? Umuseke wenda gutambika. Yego. Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Barirukanka bajya kureba igituro. Habaho igishyitsi cyinshi Yego. kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru Yego. abirindura igitare akicaraho. Marayika w'umwami Imana yaramanutse haza igishyitsi cyinshi, umushyitsi umutingito. The earthquake. Hanyuma arangije ngo araza abirindura igitare. Mariya Magadalena nande wundi Na Mariya wundi. na Mariya wundi bari bafite amatsiko, bazindutse mu cyakare umuseke utambitse, baza bafite amavuta ibihumura neza, baje kumva ya Yesu So ngo Mary, barebe uko bimeze, kuko yari yahambwe, nyine yahambwe n'umugabo wari wamusabye witwaga Yosefu. Komeza. Ishusho ye yasaga n'umurabyo Uwo ni marayika bavuga. n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi. Abari kumva ya Yesu kuko bamaze kumushyiramo bashizeho abarinzi ngo bavuga bati hatazagira abaza bakiba umubiri we bakazatubeshya ko yazutse. so they protected the tomb so that people would not, so that they may say that no one would come and say that he has risen. Bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya. Ati mwebweho. But you, Abari abarinzi bo nta n'icyo yababwiye, yarabaretse bagwa igihumure. so the guards were there, they fainted, but for those ones he said, but for you, do not Ariko be mwebweho afraid. rata mwitinya. You do not be afraid. Kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Mwebwe ndabizi si ukurinda umubiri we bibazanye, ahubwo murashaka umwami Yesu wabambwe. So I know Cyangwa you are looking for muhumure. Jesus who has been crucified. Ko ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Kuko yarabibibwiriye, kuko yajyaga bibabwira kenshi, ntabwo akiri aha ngaha, yazutse ntawe uhari. He's not here, he has risen. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Ngira ngo namwe muduheze ikinyoma, nimuze mwishirira amatsiko murebe mu mva ye. Come and see the place where he lay. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse. None ubwo mubyiboneye ndabatumye mutware iyi nkuru mujye kubwira abigishwa aho bari mu kangaratete, mubabwire muti umwami yazutse muhumure. Then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead. kandi azababanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzamubonera, dore ndabibabwiye.
niba mushaka kumwibonera aho yavuze azahera yigaragaza n'i Galilaya aba ariho mujya kumutegerereza muzahahurire nawe. See him, then go. He's going ahead of you into Galilee. There you will see him. Ibyo ndabibibwirije. Now I have told you. bava mu gituro vuba bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, Yego. birukanka bajya kubibwira abigishwa be. Ayo magambo muyazirikane, baho hantu ku gituro bafite iki n'iki? Ubwoba buvanze n'ibinezaneza byinshi. They came from, Ariko batwara amagambo bajya kuyabwira abo batumweho. they came from the Mwe town muyabitse. with fear, but also with joy. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, Yego. ni amahoro. Bakiri mu nzira bataragera aho batumwe, Yesu aratelephotinga. So on the way, going where they were sent, Abageze ate? Babona bahagaze imbere. so Jesus appeared to them. Aravuga ati ni amahoro. Then Jesus said, greetings, Ni amahoro. greetings. Ibintu ni iki? Ni amahoro. Burya nyine He's peaceful. ubu baracyari muri mama wararaye ngo barandangije kumva ibintu ni iki? So they are, Iturize twendereye na kazi. Haleluya. Amen. Ni amahoro. it is peace. Aha. Baramwegera bamufata ku birenge. Abadamu bataye. Gusa yaba ari we koko. Reka turebe baregera bafata ku birenge. They came closer Ngo to bareba him and imisumari said, you did yakubise. see him, so they touched on his feet Baramupfukamira. and then they Barapfukama. worshipped. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya. Ndimukuka umutima. Then Jesus told them, do not be afraid. Nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya niho bazambonera. Go tell my brothers to go to Galilee, there they will see me. Pasika twibutse igira What does Easter remind us? kuzuka kwa Kristo. Reminds us Okay. resurrection of Christ. Rero So then, biragoye kugira ngo umuntu avuge kuzuka utabanje gupfa. it's so hard to talk about the resurrection before talking about the death. Ni nayo mpamvu nahereye ku byo mu isezerano rya kera That's why I started from the Old Testament. byashushanyaga ibi ngibi nyine. We are picturizing this one. It was a shadow of this. Byabaye fulfilled hano mu isezerano rishya. It has been fulfilled into the New Testament. Ni ukuvuga ngo So it means inkuru ndabizi ko muyizi, abatarayisoma muze gusubira inyuma mu gice cya 27. those who haven't read it, you can go a little bit back into chapter Kristo igihe 27. cye kigeze cyo gutanga, cyo kuva mu mubiri, When it was time for him to die, kugira ngo asohoze icyo yari yaraziye mu to isi, fulfill what he has come to do into the world, yagambaniwe n'uwo yari yaratoranyije, he was betrayed by the one he had chosen, Yuda Isikariyoti. Judah Iscariot. Ibyo nabyo Yesu yari abizi ntibyamutunguye. Even that, Jesus knew it, it was not a surprise. Hanyuma Yesu bamaze kumutwara, Then when they had taken Jesus, bamubambye, when they had crucified him, bamushinyagurira, when they were mocking him, baravugaga. they were saying, Bamwe bari n'abatambyi bakuru bari babikoze, some were the big priests, abasirikare b'Abaroma the Roman soldiers, n'abandi. and others. Bagamba ariko se ko yitaga umwami w'Abayuda. But you used to say that you're the king of Jews. Dore ngibyo nabyo ni nabyo twashyize hejuru yawe, Put it there, ukiyita kuri umwana w'Imana. and you used to say that you are a child of God, a son of God. Unaniwe ute kwivana? Why don't you save yourself? Why Unaniwe don't you ute kwivana save muri us? ako kaga? Why have you failed to save Wakivanye yourself? kuri uwo musaraba Save ko yourself. kumeze nabi. Save yourself because you're in badly. Oh, Yesu arabihorera. and then Jesus kept quiet. Ariko muzi ukuntu yaje gutaka Yesu? But do you Yavuze know ngo iki? how he Loi, cried? loi. How Eh? did he cry? N'amasabatani. Okay. Ngo bisobanurwa ngo Which means, mwami data niki kikundekesheje. Lord, Lord, why have you forsaken me? Warangije ariko aravuga ati akira umwuka wanjye. Then he said, take my spirit. Aratanga. Then he died. Abasesenguzi b'ijambo ry'Imana The Bible analysts, bavuga ko
ubundi igihe bari biteze ari bumara atarapfa kitanageze. They said that the time that was expected before he died, maze nkakunda umwanzuro batanga. so they gave a conclusion which I like. Baravuga ngo no gupfa kwe yari abifiteho control. And even in his death, he had control over it. Yihitiyemo igihe ari buze kubikorera. He decided when to die. Baramubamba arangije ahitamo n'igihe umwuka uri buze kumuviramo. He died. They crucified him, and then he decided when the breath would end. Abikora mbere yuko bamuvunagura, kuko igitambo gishimisha umutima w'Imana nta gufwa ryagombaga kuba rivunitse. He did it before they would break him, because a sacrifice that would be pleasing to God would be whole. Umwanya ni mutoya ntago ndi buhatinde cyane, muzahajye muri 27 iki gice mu birebe. You can go through the chapter 27. Ariko mu gihe yari ari ku musaraba, But when he was on the cross umwuka umaze kugenda, and the spirit had gone, Bibiliya iravuga ngo habaho ubwira kabiri. so there came twilight. Budasanzwe butameze nk'ubwari bumenyerewe bujya bubaho. The twilight that was unusual. Umwijima mwinshi cyane w'icuraburindi. Too much darkness. Ba bantu batangira guhinda umushyitsi nabo mu mitima. So they started trembling in their hearts. Imana iravuga iti ndakoresha ibishoboka ariko muraza kubyumva ibyo mwangaga kwemera. So I'm just going to use what is possible, but you understand what you have been. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri cyabaye, Kristo arimo amaze gutanga. So when another thing that happened when Jesus had died, Umwenda wari ukingirije ahera cyane, the curtains that were covering the holy of bavuga the ko wari holy one, ukomeye cyane, no kuwukuraho gutya byasabaga abantu benshi bafite ibibaraga. they said that it was very strong, Ariko ngo utabuka uhereye hariya hejuru ugera hasi kinguka. so it got torn from up to the bottom. Birimo kugaragaza ko abantu bose bahawe invitation yo kugera hitwa hera cyane, hatakwiriye kugerwa n'umutambyi mukuru gusa. Which signifies that everyone is invited to enter into the holy of the holy one, to go and Abazizera amaraso ya Kristo nta wundi mutambyi bakeneye, ahubwo bazagenda bahura n'Imana. so those who do believe in Christ, they don't need any other priest, but they go straight to the Lord. Icya gatatu cyabayeho, Another third thing that happened, Bibiliya iravuga ngo habayeho umushyitsi mwinshi cyane. there was a strong earthquake, Mwinshi ariko umutingito mwinshi. strange earthquake. Noneho haba ikindi kidasanzwe. And another thing, unusual thing, Uko Kristo agapfa bajya kujya guhamba, as people were going to bury Jesus, imva za bamwe zihita zifunguka, bo bavayo barazuka. so some of the tombs of some people were opened and some raised. Batangira gutembera mu mugi. So they started walking in the town, Nabyo bifite icyo bishushanya. and that also signifies something. Ni amarenga y'uko uwishwe azazura abantu no kuzuka, kandi n'abazazuka, kandi hazabaho no kuzuka kw'abantu bose abazamwizera batazapfa ukundi. That meant that even whoever will believe in him will not stay dead and will raise again. Haleluya. Amen. Ariko reka nihute njye ku nkuru dusomye. But let me go back to the story that we have read. Bibiliya iravuze ngo Kristo amaze noneho gupfa, umugabo witwaga Yosefu aza gusaba ngo bamumuhe agende amushingure. Then the man called Joseph went asked for his body, Baramushinguye. and he buried him. Hanyuma ku wa mbere w'iminsi 7, Then the first day of the 7th day, mu gitondo cya kare, the morning, the dawn, Mariya Magadalena na Mariya wundi Maria Magdalene and other Mary, barirukanka bagiye kumva, they went to the tomb, basanga ibintu byahindutse. found things Bakiri that mu nzira ngo bumva haje umutingito nanone, where they had earthquake again. ariko barakomeza baratwaza bajya kureba ibyabaye, bajya kureba bambe ko Yesu akiriyo. They went to see what if Jesus is dead. Bagezeyo basanga marayika yaje, igitare ngo arakibirindura kigizayo. When they reached there, they found that angel had rolled the rock, Noneho abari abarinzi b'iyo mva bo barasa n'abahwereye. and the guards had fainted. Abadamu babibonye bagira ubwoba. So when the women saw it, they were frightened. Bamwibye, byagenze gute? Bafite ubwoba.
they stolen him? What? abarinzi ko tubona nta n'ukoma The guards, no one. ariko bagiye kubona babona ngo hari marayika ngo wambaye imyenda yera mu maso ye habengerana Saw an angel with lightning face, arambwira ati muhumure with snow clothes, and said, ndabizi mwebwe ko "Do muje not be kureba afraid. ndabizi ko ikibagenza ari ukureba yesu I know for you, you have just come to see the ariko crucified. nk'uko yabibabwiye But as he had told you, wa munsi wa gatatu wageze the third day has come. ntabwo akiri muri iyi mva Not yazutse in the tomb, he has risen. mwimushakira aha kuko ntimuri bumuhamusange Don't look for him. He ahubwo ko mbarangire mugende mubwire n'abandi yuko ahantu azabanza kwigaragariza ari ahitwa i Galilaya that he's going to find you in Galilee. mutware iyo nkuru dore ndabibabwiye Take that good news and tell others. ngo barangije barahaguruka baragenda ariko bagenda bafite ubwoba buvanze n'ibinezaneza Went with fear, but mixed with joy. ndashaka kuvuga inkuru nubwo ivugitse gutyo ariko hari ingingo nshaka kubyazamo ngira ngo dukuremo There is some point that I want to say. bavandimwe iyo Yesu apfa ariko ntazuke sintekereza yuko abantu bakabaye bafite ibyiringiro Brethren, if Jesus would die and not rise again, I don't think people would have hope. ariko gupfa kwe ntabwo ari uko yari arushijwe amaboko yabikoze abishaka kugira ngo tubone kubabarirwa kandi kwiteka But his death is not because he has been conquered, but he did it intentionally so that we can get forgiveness. kubabarirwa ibyaha nta handi byava ibyo nabivuze mbere ntangira guhera mu isezerano rya kera keretse mu maraso ya Kristo gusa ibitambo by'isezerano bya kera ntabwo byari bihagije niko birivuga mu baheburayo Kristo yaje ari umutambyi aba n'igitambo. So forgiveness of sin, like we've been saying, we cannot gain or earn it in any other way. I've been saying it even in Hebrews. We say that we know we read the word, but the only way we get forgiveness of sin is through Christ Jesus. abamwizera rero Those who believe in Him, tubona kubabarirwa we receive forgiveness. turatsindishirizwa We are justified. tuba tuzutse We have risen. tuvanwa mu rupfu nawe We have risen from death. igihano cy'icyaha ubundi cyari urupfu The punishment of sin is ariko death. yahisemo kubyishyiraho ibyaha byacu Our sins. niyo mpamvu abaririmbyi bahoze baririmba indirimbo ikirisha nanjye kuri jye ariko nkunda cyane That's why the worshippers were singing a song that I love most. ifite agace kavuga ngo imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba That part. asohoza ibyanditswe kuri we haleluya haleluya imana yaramutanze God gave him yemeye abishaka yishyiraho ibyaha willingly. He put our sins kugira ngo icyaha gihanwe so that the sin can be punished. umwizera wese rero Whoever believes in him, igihano cy'icyaha ntabwo kiba kikikuriho kimukira kuri so Kristo. the punishment of sin is not on you, goes to Christ. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ahubwo umurage uba ufite ni ubugingo buhoraho. So the only inheritance you have is eternal life. Ubona kubabarirwa no gutsindishirizwa. You get forgiveness and justification. Uba umeze nk'uzutse mu bapfuye uzuwe no gupfa kwa Kristo. You are like the one who has risen from the dead, and the one who gives you that is Christ Jesus. Hallelujah. Reka dusome Abefeso 1:7. Let us read Ephesians chapter 1 verse 7. niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibicumuro byacu Ninde bavuga? Yesu Yaduhesheje gucungurwa gukizwa mu yandi magambo n'amaraso ye ndetse no kubabarirwa nabyo abiduhesha n'ayo maraso ye. In Ongera him usome we neza. have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Yes. niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye Kubw'amaraso yaduhesheje gucungurwa kubaturwa kugirirwa impuhwe icyaka tubayeho akaba ari we kibaho yatubereye incungu yatubereye umusimbura a substitute cyangwa atonement. He became an atonement. ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri hanyuma ducungu yatubereye umusimbura icyaka tubayeho ari we kibayeho tuba tubonye kubabarirwa ibyaha. Haleluya.
He has become an atonement. tuboneye mu bwinshi bw'ubuntu bwe. We got forgiveness of sins through his reach of grace. Yesu wacu ahimbazwe. Kuzuka twabyumvise ko yazutse, rero ndaje nabyo mvugeho ibindi bibirimo, ariko uku gupfa kwe, haleluya, niko kwaduhesheje gukizwa ku babyizera. His death gave us redemption to those who believe him. Niko kuduhesha kubaturwa. It gives us to resurrection. Niko kwaduhesheje imbabazi z'igihe cyose. Gives us everlasting forgiveness. Imana yacu ihimbazwe. Haleluya. Amen. Haleluya. We ntidukwiriye kumushimira. Let us praise him. Niko kwaduhesheje Pasika, uko gucungurwa twahoze tuvuga, uko gutambukwa. Passover. Urupfu rwe rwaduhesheje Pasika. His death gave us the Passover. Yaduhesheje gutambuka, yaradusiga. Ni nkuko baba barashe umwambi cyangwa bateye icumu cyangwa inkota cyangwa isasu, hakagira undi muntu uzakitambika akaba ari we bifata akagwa imbere yawe wowe ukarokoka. Nuko Kristo yatugenjereje. His death, he replaced us. We were supposed to die, but he gave in himself and he died on our behalf. Yesaya 53:6 kugera ku 10 haravuga ngo iki? Isaiah chapter 53 from verse 6 to 10. twese twayobye nk'intama zizimiye, Nuko twari tumeze twese twabaye intatane, uko Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Imana ifata Kristo imushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, Yo. ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajya kubaga. Nka za ntama batambaga araza none harabisohoza. He came like the sheep they used to slaughter. Cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, Yego. niko atabumbuye akanwa ke. Uko niko Kristo atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucirwaho iteka nibyo byamukujeho. Yego. Mu gihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. Yego. Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, Yego. yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitambaho igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu maboko y'abanyabyaha, asohoze kuri we. cyari cyarahanuwe arangije arabisohoza. Himuta Boko y'abanyabyaha baramubamba, asohoza ibyaha kuri we. hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu, Tumukomera amashyi umwami Yesu. Haleluya. Yemeye ibyaha, yemeye gushenjagurwa, yemeye kwishyiraho ibyaha n'urubanza rwabyo. He accepted to take the sins and the judgment of sins. Imana ngo iramushenjagura And then God crushed him kugira ngo abanyabyaha tubone ubugingo. so that the sinners we may get life. Aho niho shingiro ry'umunezero no gushima abavana. This is the root of our joy and Hallelujah. our praise. Haleluya. Hallelujah. Ibindi byose biri hirya y'ibyo nta gakiza kabirimo. Other things apart from this, there's no salvation. Yari kuba wenda natangiranye n'icyo cyanditswe, kuko ibi ngibi ni iby'isezerano rya kera. Yesaya yabihanuye kera na mbere y'uko Yesu aza, ariko akabivuga nk'aho wagira ngo byararangiye. Isaiah was prophesying this, but he was saying it as if it has been passed. Byari
byarahanuwe byagombaga gusohora. It has been prophesied and it has. Yesaya akabivuga nkaho wagira ngo byararangiye. Isaiah was saying it as if it had. Akabireba. He was looking at it. Aravuga ngo imutanga. Then he said he gave him. Kuba impongano abushenja ngo iramujajanga. And then he said that God crushed him. And then he was saying that when Jesus was not born, Biramubabaza iramujajanga he kandi crushed ataravuka. him. He was born. Ayiwe abivuga bitari byaba ariko akabivuga nkaho byarangiye. He said it wasn't Mu happening. mutima w'Imana byari byarangiye kera. Yesaya yari yagiriwe ubuntu bwo kuhakopera. In God's heart, it had happened. Isaiah had just been revealed that. Ntabwo rero byari amaburacyindi. Byari umugambi w'Imana kugira ngo tubone kurokoka. It wasn't like no option, but it was in God's plan so that we can Niyo mpamvu ariyo nzira yonyine yaguhesha ubugingo. That's why the only way to salvation. Akaba ariyo mpamvu ikwiriye gutuma buri mukristo igihe Pasika yayibutse akwiriye kunezerwa agashimira Yesu wivuye inyuma ariko. That's why when a Christian remembers the Passover or the Easter, should praise Jesus Christ wholeheartedly. Twarababariwe. We were forgiven. Twaratsindishirijwe. We were justified. Ntuzongere no kugenda nawe wiziritse kandi warababariwe. Don't go when you are, tied. Ntukagende utaribabarira kandi warababariwe. Don't. You need to forgive yourself because God has forgiven you. Niba waraha nawe utarizera, If you are here and you haven't believed, hari imbabazi wagira uvandimwe ukeneye kwakira. you have been forgiven and you need to receive that. Kugira ngo wivaneho uwo mushinya ntabwo byagushobokera keretse wemeye amaraso ya Kristo. Take away that anger, you can't do it you yourself only by believing the blood of Jesus Imana Christ. yahabwa icyubahiro. God be the glory. Haleluya. Nicyo gitambo cyonyine gishitse gishobora kunezeza umutima w'Imana. The only atonement or the sacrifice which is pure. Icya kabiri tubonera rero mu gupfa no kuzuka kwa The Kristo second thing that we see in Christ si no kubabarirwa gusa no gutsindishirizwa gusa, is not forgiveness and just hari ibyiringiro by'iteka, everlasting hope. hari ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Everlasting hope of eternal life. Yesu ahimbaza. Praise Jesus. Hari ibyiringiro bihoraho. Everlasting hope. Yohana 11:25. John chapter 11 verse 25. Yesu aramubwira ati Yego. nijya kuzuka n'ubugingo, Yego. unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Aha ngaha yarimo asubiza ba badamu bari bagize ibyago bapfushije umuvandimwe. He was answering the sisters who had lost Lazaro their yari brother. yarapfuye. Lazarus had died Bashiki be baramuririye. and the sisters cried. Arababwira ati nizere. And then he told them, believe. Bati turabizi umunsi w'umuzuko uzagera abantu bose bazazuka. Then they said, we know on the Arababwira ijambo nabwo risa n'irijimije ngira ngo twakire mu buryo bufinduye. he told them a word which is like a mystery. Arababwira ati unyizera He said, bijya kuzuka n'ubugingo. I'm the life, I'm the resurrection and the life. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Umuntu unyizera nubwo yaba yarapfuye azagira ate? Azabaho. Ibi yavugaga ntabwo byari uko kuzuka kwako kanya agiye kuzuramo Lazaro gusa. Haleluya. Na n'uyu munsi rata twebwe twicaye aha ngaha. Even to us who are here, Umuntu wizera Kristo whoever believes in Christ, nubwo umunsi wo kuva muri uyu mubiri uzagera tukawuvamo, the time of getting out of this, ariko ntabwo urugendo rwacu ruba rusorejwaho. but our journey doesn't end there. Twizeye tuzongera tubeho. To those who believe in Him, Hari ukubaho kw'iteka dufite bavandimwe duheshwa na Kristo. we have eternal life that we get from Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Pawulo yandikira Abatesalonike rero tujya dukunda kubyigisha iyo tugiye gushingura. And Paul wrote to the Thessalonians, Arababwira ngo nimubabara mwe kubabara nk'abadafite ibyiringiro. then he told them, when you are sad, Ngo sinshaka yuko ibi mutabimenya ibyerekeye gupfa no kuzuka. I don't want you to be like those who don't have belief. Ngo yuko abapfiriye muri Kristo aribo bazabanza kuzuka, nibo bazanatubanziriza.
Those who died when believing in Christ will be the one to raise from the dead. Haleluya. Amen. Akomeza avuga arangije ngo nuko rero mumaranisha iyo mibabaro kubwirana ayo magambo. So then he told them, comfort each other by telling each other those Ariko words. badafite ibibyiringiro bamaranisha imibabaro kubwirana iki? But those who don't have this hope, how do they comfort each other? Yuko uyu munsi bashobora gupfa hanyuma ejo habaho kuzuka bakazukira umubabaro w'iteka. How are they going to comfort each other? To tell each other that when we die, we will again raise, and then we raise to suffer forever. Ariko abemeye Kristo, But those who believe in abo Christ, yabereye igitambo, those that bakiriye ubuntu twagiriwe, that were given the grace that abakiriwe izi mbabazi tukazakira. receive this forgiveness, Niba twazagira igihe uyu mubiri ugapfa tukawuvamo, even if we die and we go, hazapfa umubiri wanjye ariko jye sinzapfa. the body will die, but me, I will not die. Ayiwe, nari nzi ko hari abantu ntishe imvugo nziza nyabo. I have people that have left. Abizera Kristo tuzamura ibiganza twese. Those who believe in Christ, Umva, ndabizi ko ubundi ba pasiteri tujya twatuza abantu. I know that as pastors, Reka noneho nongere mbatuze. let me help you. Tuzamura Raise ikiganza mbabwire ibyo twatuye. your hands and we confess this. Uyu mubiri wanjye uzapfa ariko jye nzabaho iteka. This body will go. Ntabwo ari igipindi. Not a lie. Ntabwo ari igipindi. Nta nubwo ari ikinya. Haleluya. Si ukukugabanyiriza uburibwe bwo muri iyi si. Ukuri ni uko uyu mubiri ushobora kubabara, ushobora gushwanyagurika, uzanapfa, ariko nyirawo wizeye Kristo azabaho iteka. The truth is, this body can get hurt and will die. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, Niba twaremeye ko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri ariko we. tuzirikana yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya. Haleluya. Gupfa kwa Kristo no kuzuka kwe ni ishingiro ry'ibyiringiro byacu bidakoze isoni ko tuzabaho iteka. Dufite ibyiringiro by'ubugingo bw'iteka. Haleluya. The death of Christ and his resurrection gives us hope, Ariko iyo living atazuka, eternally. iyo atazuka, But if you do kugira not, ngo twakabaye tubishidikanya cyane ko tuzongera tukazuka natwe. Iyo atazuka, uwo murongo uvuze ngo iki? Uwo wanyu mushoreje. Ndagira ngo tuwifashishe iyo atazuka, ubu twakabaye dufite ibibyiringiro. would we have this hope if we would Ariko niba yarazutse turabuzwa n'iki kubigira? Reka twumve ngo ngwiki. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Abatizera ko yapfuye akazuka bo birorereje. Ariko bizera ko yapfuye akazuka, twemere ko Imana izaza igakangura abasinziriye muri we, if we believe, ikabazurana nawe. to those who tukabaho believe that iteka. Jesus died and he Hallelujah. rose again, let us believe that Hallelujah. Christ raised those who died with him. Abo mu gihe cyanjye na mbere yaho hari akaririmbo kajyaga kavuga ngo mfite umunezero w'akabura rugero kuko umwami Yesu ari muri njye. Abakazi ni bande? Let me see those who know the song. Ndabizi hari abakera banduta ariko wenda wasanga ari nako igice kimwe na kimwe da. Nabyo ntitwabitindaho ariko twese ntabwo ntiyaba atakanze. Haleluya. Kuba Kristo ari muri twe dufite umunezero, dufite ibyiringiro bihoraho. As Christ is in us, we have hope, we have joy, and we have everlasting hope. Ntabwo ari ibyo gusa, dufite inkuru nziza rero. Not only that, we also have good news. N'umunezero dukwiriye guhora dusangiza abandi bantu. We have good news and the joy that we should always share with others. Ibyo ngibyo kubimenya biduhindukira inkuru nziza n'umunezero dukwiriye guhora dusangiza abandi. Knowing that should become a good news and then the joy to us that we should always share with Nihutire others. gusoza amasaha yagiye. Let me wind up because time has gone. Muribuka bari abadamu batubwiye Mariya Magadalena na Mariya mugenzi we. You remember those women that they had Ngo bamaze kureba bakabona ko Yesu yazutse koko. when they have seen that Jesus has risen, Marayika babwiye ati nimugende mubibwire abandi bigishwa. then
the angel told them, go and tell the disciples. ngo bavuye aho ngaho bafite ubwoba They went with fear, hanze n'iki but mixed with joy. n'ibineza neza But mixed with joy. ibyo ngibyo bibabera itiki bihutana So that became a transport to run. ubwoba ariko n'ibineza neza The joy and the fear. byo kujya kuba ari inkuru babonye ibyo biyumviye ariko baniboneye bibatera ubwoba batinya imana no gukora kw'imana gutangaje yewe barakora bavandimwe dukwiriye kubaho dufite umushyitsi mu mutima duterwa no kubaha imana ikora ibitangaza abantu batashobora ninde wundi wakora nk'ibyo imana yakoze ninde wundi wari gutanga umwana we ngo apfe kugira ngo bajye bwahakire ariko se ninde wundi ufite n'imbaraga akazigira no ku rupfu akamubwira ngo nguhaye inda ya bukuru ngaho umubiri we ufite kumara iminsi 3 gusa iyi Imana iratangaje ifite imbaraga zikomeye cyane ifite ububasha mu ijuru no mu isi ifite imbaraga ikazigira no kuri siyansi ifite imbaraga ikazigira no ku bitagaragarira amaso y'abantu ifite imbaraga ikagira n'ubwenge butambutse ubw'abanyabwenge babayeho abafilosofe bose n'abagiriki b'abanyamahanga bose babayeho ifite ubwenge n'imbaraga bibasumba uba ifite imbaraga zirenze iby'ibitwaro bya kirimbuzi birasaza bakubya Putin ifite imbaraga abana abarinzi bafite intwaro zabo bavuga bati uba twaramubanguye turamwica ku musaraba niba hari abari bafite amaboko ngaho baze kuza n'aha turebe ko bashobora kumuvanamo bari biyumvaga bikwije bakomeye ariko Imana yari yarahisemo kwisempuriya kwicisha bugufi gusigira kugira ngo ishobore gucunga ariko yarangije iravuga iti nari nabahaye iminsi 3 warupfe wiyitaga umunyamaboko ni imbere y'ubukuru naguhaye iminsi 3 igiye kuza kurumwambura nta nubwo yigeze izana ingabo zikomeye nyinshi haje marayika umwe gusa nta n'ijambo yababwiye nta na toka nta nubwo yigeze bavuga ngo toka nta n'igitsuri yabarebye yarakandagiye gusa isi yose ngihinda umushyitsi irabanyeganyeza barangije bava igihumure bamera nk'abahwereje arasa arabagirana nk'umuriro ahirika igitare cyari kinini kiremereye ntabwo yigeze akenera manpower ntabwo yakeneye abafasha n'abanyamaboko ntabwo ari bya bimashini biterura ibintu biremereye yagombe gushaka yigizayo gusa abanyamaboko n'abanyentwaro zabo zikomeye ngo barinze imva ya Yesu ngo hatagira abamwiba ntibazi igihe barushirijwe amaboko ntibazi igihe basinziriye ubutituru ntibazi igihe umushyitsi wabatunguriye ntibazi igihe isi nayo yananiwe kwihanganira igahinda umushyitsi bananiwe gukontorora ibyo ngibyo byose baravuga ngo kugira imbaraga ariko aha tubarushijwe ntabwo bamanitse amaboko gusa ahubwo barahereye marayika araza umubiri wa Yesu so baba bafata umusubiza ngo
Yesu yari yisinziriye yahise akanguka twigende. Jesus was sleeping and he woke up. Urebye nta nubwo igitare yagikuyeho kugira ngo Yesu abone asohoke. Ako kantu When you look at it very well, igitare bagikuriyeho kugira ngo baze barebe ko nta urimo. Yari yarangije kuva mu yaciye. It's not that only. Go find others. Who are in agony. Those who are worried, how are we going to survive the... Go tell them. He has risen. That good news. Then Mary told Mary. We go. They went to find them. When before reaching to them, greetings. Say greetings. They bowed down to his feet. They worshipped him. He did command them to worship him. I love the way Paul wrote to the Corinthians. That the love of God compels us. It's the love of God that compels us or pushes us. So the love of God compels them to worship him. And then he told them so. Go ahead and tell them to wait in. He said he has risen. We are from there. What are you saying? We are from there. If you want to believe it, go there. And they said so. Then Peter stood up. He ran. They went to they ran. So the rope was not there. So they went into the tomb. So they saw only clothes that were meeting. And they said, we have a news of the death. The death did not hold him. That is the foundation of our salvation. And he gives peace and eternal life. That will be the story that burns
dukwiriye guhora dufite umunezero wo kumenya ibyo ngibyo. You should always have the joy of knowing that. abo duhuye tukababaza niba Yesu bamuzi. And then we ask those who Come believe, on, do you know yes. Jesus? Do you know that he has risen? Icyanyuma. The last point. Icyanyuma. The last point. Icyanyuma. The last point. Ibi byose bitwiringiza ko nta kizigera kirimbura Kristo n'umugambi we. This assures us that there's nothing that will take away the plan of God. Kurimbura. There's nothing that will eradicate or destroy. Never. Nta kiriho kizarimbura Kristo n'umugambi we. There's nothing that will eradicate or remove or take away Christ and his plan. Nta biho. There's nothing. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka rero babwire nimusoma muze kujya munsi y'iyo mirongo nagarukiyeho ukomeze hirya gatoya. So I'm telling you, when you read, go deeper, Ibi muraza kubibona. you will see all these ones. Inkuru imaze kugenda. So when the news had spread, Abatambyi the priests na bagenzi babo and others, babimenye bahise bavuga ngo muzi n'ibindi. have you heard? Reka noneho twiga yandi mayeri. Let us find other ways. Baragiye barebye b'abasirikare bakangutse. So they saw the soldiers who had woken up, Babatera akanzu. they paid them. Babarira amafaranga barayabakubita bavuga ati uruce mu bire. They gave them the money and then they said, close your mouth. Nihagira n'ubabaza muzababwire yuko babigishwa be baje bakamubiba. So whoever asks you, tell them that their disciples had taken him. Bati suko ntituzabihanirwa kandi twari abarinzi. Abasoya bagavana nabo niko bere cyongereza ivuga sinzi bw'ikinyarwanda kivuga nk'icyaje ni nk'abatware nyirawo. Nabo turagenda nabo tubabwire nyine baryumeho nta uzaza kuza kubabaza ukuntu mwarangaye kushika. So we will even tell the governors, and then they will not ask you why. Bibiliya ngo baragenda bajya no kuri babatware ntabwo ariho bari kujya kugira imana. Ngo nabo amafaranga babwira ati ibyabaye ni uku bimeze mu kabari mugira mute So they went mu to the kabari governors and then said, you know what happened? You need to cover it. bariya basirikare ntimugire icyo mubabaza mubihorere. Don't ask those soldiers. Hanyuma ibintu bigume hagati aho ngaho ntihagire tuzareba uko tubivuga nyine tubyitirire yuko zangirwa bigishwa zaje zikamwiba nyine nta kundi. We will find a way of saying it. We maybe say that. Ubwo ngo barushywa nuko Yesu atamamara. So all they were doing that they were trying to stop the spreading of the gospel of how Jesus would be proclaimed. Bamuhiza akiri uruhinja. They hunted him when he was still young, Ahubwo akiri no mu nda. when he was in the tomb, Akiri mu nda ya nyina when he was still in the womb. baramuhize. They hunted him. Imana imuhungishiriza hehe? So the Lord took him Muri Egiputa. in Egypt. Sibyo? Yes. Igihe cya nyina Herode amaze gupfa So aragaruka mwana yavutse n'icyabaho arakura. so when Herod died, then Jesus came back. Amaze gukura atangiye gukora umurimo nabo batangira kumuhiga no kumurwanya kandi bari abanyamadi abayobozi b'idini. When he started his ministry, they started. Igihe kiragera baramubambisha. They crucified him, and then they said, at least, finally, Uwenda turahumeka. we are going to breathe. Nk'ingumiri y'aka gahungu. This guy, Tukareka tubaza abantu. this guy, Wenda turahumeka. at least we can breathe. Bagiye kubamubagiza pe. Then they had that he has risen, so they could not stop that. Abacecekeshwa. No one can stop him. Bumva noneho n'igitare bateretseho nacyo ubwacyo cyagize gute? They rolled. Cyavuyeho batazi n'uko cyavuyeho. So they had even the rope that had been there, it had been rolled over. Bahimba n'amayeri batumaze. So they find some other ways. Mu kabari tuzavuge ko yibwe. So let us Ariko say ubwo ni ukugira ngo inkuru itagira ite. they were trying to stop the spreading of the news of Jesus. None byaranze natwe turayimenya. And now even us, we know the good news. Umva
amahirwe kwifatanya nabo izi zina rye. It is an opportunity to partner with those who are proclaiming him. Nta kiriho rero nta n'ikizabaho kizamuzimya cyangwa kizazimya umugambi we. There is nothing that can stop or can eradicate his Niba plan. n'urupfu byarunaniye, Even if the death has si iyindi mbaraga cyangwa ukundi kuzimu kuriho kuzamubasha there is cyangwa no umugambi other we. things that can stop this plan and Jesus. Yarazutse ibizi. He has waited and life. Imana ibahe umugisha. Amasaha yagiye reka nsoze kagusenge. Pray. Ndagushimye Uwiteka Mana I thank you, God, yuko watugiriye neza for your goodness. ukaduha agakiza And you gave us salvation kabonerwa muri Kristo through Christ Jesus. katagurwa amafaranga That is not owed to money. kagatangirwa ibindi bitambo That is no other sacrifices. watugiriye impuhwe nawe You have been gracious to tugiriye us. imbabazi You turagushima. have been merciful to us. Mana yacu turabigushimiye We warakoze. thank God. We thank you, God. Ese tutugenzereza gutyo twari kuba bande And who, well, we twagakijijwe n'iki saved us. twagakuye hehe inzira yo gukizwa Where will we find the way of being saved? turagushima. We thank you. Dufite ibyiringiro bihoraho rero, And everlasting God. dufite inkuru nziza yo guhora tubwira abandi, That we should always tell others. kandi twiringizwa yuko uwo mugambi utazigera uvaho